Bahaye ikaze hano muri studio za Turino TV. Ushobora kuba ari ubyumvishije bwa mbere, ariko ijambo ryo usanzwe uryumva. Uyu rero muramuzi benshi, ariko hari n'undi ushobora kuba mbonye bwa mbere. Rero iki ni ikiganiro cya mbere kuri Turino TV. Turino TV rero akaba ari televiziyo cyangwa se platform muzajya mugenda mubona aho ibiganiro bitandukanye, mukabonaho movies zitandukanye, mukabonaho entertainment zitandukanye, ndetse n'ibindi byinshi nzababwira. Nkaba rero je hano kugira ngo mbatangarize bundi bushya banshi munzi kuri Terezia wa Yesu TV and Radio mu gihe kinini kuva mu bihumbi 2019 ukaza ukagera uyu munsi wa none. Mwagiye mumbaza ese ko tutakibona Terezia wa Yesu, abenshi barayikundaga, abenshi n'abafana bayo, ariko uyu munsi ikaba imaze imyaka 2 itagikora. Kandi ubwo ngarutse kuri platform cyangwa kuri TV, kaba ngarutse ntayigarukanye. Tagarutse muri Terezia wa Yesu TV, ariko nkaba ngarutse muri Turino TV. Rero iki kiganiro rero mbafitiye no kugira ngo mbamenyeshe ko nakoze indi televiziyo sha. Nkivuga gutya benshi baragira amatsiko. Kubera iki tukuzi kuri Terezia wa Yesu kandi ukabukoze Turino TV? Ntabwo ngiye gukora televiziyo cyangwa se TV zibiri cyangwa YouTube zibiri, ahubwo ndagira ngo kuri Turino TV nzababwiriraho amakuru yose yo kuri Terezia mwakunze muri benshi, mukinakunze muri benshi, mbabwire icyo yabaye, mbabwire ko itakiri televiziyo cyangwa se TV ya Channel TV nkoresha, mbabwire impamvu zabyo, mbabwire ingaruka, mbabwire n'impamvu nakereye iyindi. Ndabizi mwarankundaga ku giti canje, mugakunda ibihangano byanje, mwagiye mukunda benshi ibiganiro twakoreye kuri Terezia wa Yesu, mukunda filime twahakiniye irimo nka Rodoviko Umugabo Gito, Inzira y'Inzitane, n'andi makomedi n'ibindi biganiro biriho cyangwa se mwagiye mukurikirana. Ariko kuri uyu munsi wa none nkaba ntewe agahinda nyuma y'igihe kinini cyane cyo guceceka. Niyo mpamvu yo guceceka ndaza kubibabwira. Birangiye rero nkoze indi TV cyangwa se indi channel ya YouTube. Reka mbabwire, ibyambayeho byashikira buri wese. Ibyambayeho nagahomamunwa, ibyambayeho ni ubugome bukabije, ibyambayeho ni ubugambanyi bukabije. Uko mubizi mwakundaga Terezia wa Yesu, nari ni channel na creatinze. Imaze no kugira ibibazo, ntago naje hano kubitangaza amakuru ngoje kubabwira imvo n'imvano cyangwa icyabiteye. Mu byukuri icyabinteye kutabibabwira, nirindaga kuzana amatiku, byari bigishushe, byarimo amarangamutima, byarimo amatiku. Ndabyirinda, ndabyihoza, ndaceceka, ndatuza, ndaruca, ndarumira. Atari uko hari ibyo nishinja, ariko ngiye kubavira muzingo, mbabwira amakuru. Abazankurikira bakomeze bakurikire Turino TV, bazakurikirana ibikorwa bitandukanye, bazahakurikirana ibiganiro bitandukanye, amafilme atandukanye. N'ubu hari izo maze gukina ntago mbesha, abantu bari Arizona barabizi, abantu bari Iowa barabizi, abanyamakuru batandukanye barabizi, nawe ugiye kubimenya. Nzakora n'ibiganiro byitwa ngo ni life story, story z'ubuzima bw'abantu. Nzakora movie zitandukanye, harimo deja twakoze ziri based on a true story. Burya umuntu yo kwambura ibyo ufite atakwambuye ubuzima, n'ubundi Imana irashobora kugufasha ukongera ugatera imbere.
nshuti bavandimwe muzareba iki kiganiro muzasubscribinga kuri narahuguse kuri Turino TV. Naje Terezia wa Yesu yananiye kwibagira, yananiye kumva mu mutwe, mu nyumvane attention nyinshi. Ntago nje hano kwikarakasa cyangwa gutwika cyangwa se kubesha. Ndababwira ngo umuntu, abantu Imana yabaremye ngo bagire isi nziza, bayime bayituremo, ariko mwene muntu atangira guhiga mugenzi we mwene muntu. Ibi ndabivuga bimvuye ku ndiba y'umutima, ku marangamutima yanje. Nakereye chano yanje iri mu izina rya kaka ubyara papa, Terezia Shiraho wa Yesu. Ujya kaka ntago yitwaga Terezia wa Yesu, hari irindi zina rye. Uwo mubyeyi Imana ikomeze imuhira uko ryiza yaritabye, ku mpamvu zanje no kuri histoire zanje no ku bushake bwanje. Nta muntu n'uyu tugiye inama. Bukeye mpamagara abantu ngo baze dukinane, kuko nari mfitemo ishami rya cyangwa se nari mfitemo department ya movie, kuko yari TV and radio. Shizemo ibyamuvi kuko mu buzima bwanjye nkunda entertainment, nkunda gukina, nkunda actinga. Ndi comedian, ndi actor, ndi umunyamakuru by professional, narabyigiye narabikoze. Rero ndi mu bantu bakereye mu banyamurenge YouTube channel ba mbere, ndi mu bantu bakinye movie n'amakomedi bakayashira ku ma platform ba mbere. Ntago nje hano kubesha, sinatangizanya TV yanjye ndi kubesha. Ibyo benshi barabizi, mu biganiro byinshi bajya babigarukaho. Iyi Terezia wa Yesu nayitekereje kera, nyishyira no kuri platform yitwa Facebook zigitangira, mbere yuko na za YouTube zaduka. Nagiraga page yanjye yitwa Terezia wa Yesu, natangagaho amakuru yanditse. Mwabaza abitwa ba Bahanda Brice, mwabaza abitwa uwitwaga Kirara Kiroroga, ibiki bari nk'aba shareholder, kuko ari byinshi, kuko bari bafite n'abitangaza amakuru, n'abandi bantu benshi barabizi. Twiganye ni Butare mu Rwanda, kuko ariho nabitangiriye. Ngeze muri Kenya rero ntekereza gukora YouTube channel, kuko yari yadutse. Nahamagaye abantu, uzi ko mpamagaye abantu, turakorana, baba bana beza, murabazi, sinjana kurondora amazina y'abantu. Dutera imbere, abantu bakunda content zacu. Abantu bari muri Amerika, bari muri Australia, bari mu Rwanda, bari mu Burundi, indimi n'amoko yose barampamagara ati wow, ibi bintu muri gukora mu birimo neza. Birandyohera, numva ndi kugenda ngera ku kuco nifuje. Maze kubahamagara dutera imbere, twatangiye azero, nkoresha amafaranga yanjye. Icyo twajyaga amafaranga yanjye, kuko ari abantu nahamagaye mu by'ukuri kw'Imana. Umunsi dukora inama, twakoze inama zitatu, bahamagara namaze gukereya iyi project. Ari ahantu mu twicaye ku ruzi, ahantu uzagende. Terezia wa Yesu ntabwo buri ifunze, nta kibazo ifitanye na YouTube, ifitanye ikibazo n'uwayimanagingaga. Buriya urashobora kugenda ukayinjiramo, ukareba video zirimo, ugatera comment, kuko iza kuba yarafunzwe na YouTube cyangwa hari amakosa yabayemo, baba barayifunze. Ariko ifuye ihagaze iri hariya kubera abantu. Iyi story ifite part nka zingahe ni mu bikenera, kuko sinshaka kuba ikiganiro kibarambira, shaka kugenda ncamo nzababwira ukuri. Ariko sinzabaheza mu mateka ya Terezia wa Yesu, ko sinaheranwa n'agahinda ko nakereye Turino TV, kandi ari brand mumaze kumenya. Nzagenda bavangiramo ubu buhamya cyangwa se iyi story, kugira ngo twigishe kureka ishyari n'ubugome n'ubugambanyi, ahubwo nzoza nshiramo n'ibikorwa ndi gukora kugira ngo byongere bibanezeze abari barambuze muzambona. Ndi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Imana yangiriye neza, ni nshobozwa nzogaruka noneho n'indi page y'iyi nkuru uko Imana yangiriye neza, n'ibibazo nahuye nabyo muri Kenya cyangwa mu buzima, zabanza mbahe story y'ubuzima bwanjye. Ariko reka maze mbasange iki ngiki. Mpamagara abantu
baze bankinire movie gusa. Turakinye ndababaza bwa mbere hari ubundi bari babatunga kamera ati no bwa mbere ndababwira rero tugiye gukina nta mafaranga nabahemba nayo mfite nta kintu nari usibye kamera n'intuza na n'udukoresho duke nta kindi kintu nari mfite. Location zari izo hanze cyangwa mu mazu y'abantu nta kintu twabashaga kwigondera kuko n'ubuzima hariya bwari bukomeye. Ndibuka twajyaga gushutinga nkasha ku maduka nkagura amasoda nkagura amandazi kuye hano ku mufuka wanjye nta muntu mbwiye kuko nije wari nyirabyo. Tugasangira irindazi bro, tugasangira soda imwe ya coca cyangwa se ya orange, tugakina tunezerewe, tugataha twikoreye amasuka. Ibyo twakinaga mwarabibonaga. Bukeye tumaze kugirirwa Imana, channel yacu imaze kuba monetized cyangwa se itangiye kwinjiza amafaranga, twari twaragiriye umuntu icyizere arambwira ati gas kuba kuko urabona nka YouTube channel iyo yandikishije muri Amerika akaba ariho registeringa ubu yirinze abahakazi benshi kuko system ya Amerika iguproteja abantu kutayihakinga cyane nko muri Afrika. Icya kabiri iyo ama views yari kuguhemba amafaranga azari mu $1. Icya gatatu ama ads cyangwa se turatuntu tuzatunyiramo twamamaza iyo ari utwo muri Amerika urumva nawe biba bifite agaciro n'ibindi tugenda tubezingiraho. Tuyohereza umuntu hano muri wari manager wacu muri Amerika, umuntu mwiza pe abyakirana umutima mwiza arambwira ati kuba mwarakereye content ngi mukaba muri gufasha ubwoko na community yacu muri entertainment mubaruhura mu mutwe. Yari umuvandimwe w'umwe dukinana twakinanaga kandi natwe ni n'umuvandimwe wacu pe. Nzabikora kandi nzabikora ku buntu. Aramanaginga neza akatugira inama, ibindi byo in details nzabibabwira. Ariko tumaze gutangira kubona n'abatera nkunga, muribuka Rwema ndanamushimira Imana yo mwijuru imuhumugisha kugira umutima. Nta byinshi twamuhaga bimufitiye inyungu cyangwa twamwamamarizaga, wabonaga atanabifasheho cyane kuko nta kibyari bimubwiye, ariko ishema yategwaga no kugira ngo atuzamure n'abandi babone ko bya bintu bigira batera nkunga, ni nko kutwankuraje kudufasha amaboko. Ndashimira Gilbert uri hano muri Amerika, I think ko yambwiye ko niba atari Indiana somewhere yigeze no kuba chairman Kayole. Gilbert rwose ndagushimira, Rwema ndagushimira, n'abandi bagi batwohereza amafaranga badutera inkunga. Ari abandi rwose bagira gutya ukabona baravuze ati ndabishurira fair, ndabaha inzu, ndabaha location. Tumaze kugagara content imaze gukomera, uyu manager wacu ndababwiza ukuri arahari nawe nashaka zaje kugitangaza makuru azavuga ati byo gas bavuga karabesha cyangwa karansebya cyangwa karantuka. Sinza ntukana, sinza nsebanya, no bikora bingwiririye, ariko sinabaza hano kuri kamera kubabesha. Kandi sinatanga izindi TV ntababwiye imvo n'imvano y'iyindi nari narababwiye ngo ni musubscribingeho. Nzi ko muri abantu b'agaciro baba intellectuel, abantu bazima, kuvuga ngo mbakuye muri iki kintu mbajanye muri iki ntabasobanuriye ntababwiye uko byagenze, naba ndi umuntu ujyana abantu mu mwijima. Ariko mbibabwiye kugira ngo munyumve kandi mwongere muze bya bikorwa ngiye kubikorera ku kinyamakuru cyitwa ngo ni Turino TV. Nzaza kubamurika aho muzasanga hari iki kiganiro. Cyokoze Imana igira ibyayo n'abantu bakagira ibyayo. Umuntu atakwishe ngo akutwara ubuzima, wa mutwe wakoze bya bindi ugihari ugihumeka, abatwaye 0.00 y'ubutunzi ufite. Ubutunzi naho bwa butunzi nakoresheje mukishima, mukabona content yo kwishima, mukabishima, mukabisangiza abandi, mukabikunda kugeza n'ubu bamwe iyo ngeze mu maetamwe n'abandi bari no muri Afrika n'ahandi bajya bambwira biriya bintu wabirekeye ko ari ibintu byawe. Tuza tubabazwa no kugenda utagaguza ibintu byawe ku ma TV atandukanye.
ndacyabifite. Uja gusimba neza asubira inyuma. Naratuje ndubaha ko ndasimba ama etape, ariko reka mbabwire ido nindo nishaka bizamfata ibiganiro 3 cyangwa 2. Tumaze kuba prospere, tugeze ahantu heza, dutangiye kwevariwa, tubona amafaranga kuri YouTube, tugafata hamwe njyewe abantu benshi bagiye bavuga ngo twafuye amafaranga. Ngabari abakinyi twakinanye murabazi, sinshaka kubavuga mu mazina, nagira uwo nkomeretsa, abo mbwira bazabo ndi kuvuga. Bazagende bashinje n'urufaranga na rumwe, kuko ifaranga za YouTube manager ni wazifataga, ifaranga twahabwaga nk'abatera nkunga cyangwa donation, izindi gift n'ibiki appreciation zafataga umwe muri twe twagiraga uyafata. Jewe nta mafaranga nigeze mfata mu ntoki, usibye kuvuga ati runaka pare yiwe ni runaka. Sinigeze nizamura ngo mvuga ngo ngiye barandengereza n'urufaranga rumwe ngo ndi director ndi nyiri kinyamakuru. Twese twaranganyaga kuko twasangiye ubusa, twasangiriye no hagati. Ariko irari rya muntu n'ubugome n'ubugambanyi bw'abantu, umuntu ariteruye aragiye. Murakoze kumpa kuri aka kanyobwa, ndumva rwose Imana ibamugisha. Ubugome n'ubugambanyi bw'abantu bariteruye. Wa wundi twagize manager arirutse arampamagaye ati director ndagukeneye, turaganiriye, ati nkugurane na company Terezia wa Yesu. Ndambwiye yewe wongura, narangiza simbohoke, ndi umuntu uzukunda kwibohora. Rero nushiraho amategeko, nunguru uzoshiraho amategeko. Nubwo naje mfite abo dukorana, ariko ndidukoranye mu buryo bugize amategeko. Yabanje kuzana ipapuro ngo dusinye ngo amategeko nibiki. Ndambwiye ati twe dukorana nk'abajama, nubwo amategeko ari meza, dushiraho amategeko pe twari tuyafite yanditse yacu atworohereza adakabishe. Ariko agashaka ngo twinjire mu bindi bintu simenye ibyo ari byo. Ariko umutima ukambwiye ati nibiki, akabikomeza cyane. Hanyuma umunsi umwe arambwira ngo atugure, nambwiye ati ntibishoboka, nta muntu wangura, nta wangurana n'ikinyamakuru. Ejo uzambwira ngo ni inkine gutya bitandimo, usange turashwanya. Ati sawa. Bukeye ati basi ndagura abakinyi bamwe muri mwe, nawe nkugure nka director, none muza mukina hano kwa Terezia, musore muje gukina iwanje kukindi kinyamakuru ciwe, ndashaka kuvuga izina ryacu. Namwe ati ibyo nabyo ntibishoboka. Twebwe ibyo dukora dusubire tuje kubikora hari, dusubire twikompetiting. Ahubwo dukeneye abandi bakereya ibindi bisa n'ibyacu, tukaza twipimaho tugakompetiting, ariko atari twe twisubiyemo kwikompetiting. Kandi itegeko dufite nta ugomba kuja gukinira kukindi kinyamakuru ngoje gukina ibyo akuye hano cyangwe ibisa n'ibi wa muntu asagaragara hari, unless nukuri kw'Imana kwa dufite exemption ko ikinyamakuru gifitanye cyangwe se igitangazamakuru cyangwe se TV ifitanye ubushuti cyangwe se imigenderanire ni ya Terezia wa Yesu, twoswitchinga cyangwe se twobatiza cyangwe se twobatera inkunga, noje kukivugiraho cyangwe tukabatiza umukinya kaje kubakubitiramo, kuko nitwanga kuzamurana. Ariko biciye hano ndetse n'uwo bakodesheje akazana percentage, hari igiciro twavuga niba baguhaye wenda ibihumbi 100 by'amanyakenya, urazana 200 muri case ya Terezia, kuko niyo yaguhaye ubwo bumenyi. Bukeye abo dukinana barabyemera kandi barumviraga. Ariko umunsi umwe wa muntu manager aca inyuma, aragiye arabaguze. Mwarabibonye ibyo mpamvuga bifite gihamya, hariho n'ama video twaje no kuri iyo channel. Arabaguze bagiye kumukinira, nukuri kw'Imana iyo ntazi. Aratoranyije abashaka arabatwaye. None twakinaga buri wa kane, niwo wari umunsi twihaye. Kuwa kane navuga yeme tuje gukina, ngo je simboneka, uyu ntaboneka. Kumbe bagiye iyo ngiyo, baragenda batansezeye, baragenda ntawe birukanye, baje gukinira amadolari 100. Niko numvishije. Imana ishimwe ko abantu, uyu Imana yahaye abantu umutima w'urukundo.
bamwe nyine batari muri televiziyo abandi uwo yangaje nyine abantu benshi abaririmbyi ko yari afite amafaranga abakina movie abasinzi abacuranga ibidari n'abagira guta bakubita ingoma ngo yari kampani nini cyane. Umwe muri bo yarambwiye ngo baratwicaje baratubwira ngo misiyo ni ukurimbura televiziyo wa Yesu. No kuri kw'Imana ntago mbeshe simuvuze kandi kutamuvuga si uguhembera amatiku. Ndabizi muri comment musambwira inama aho noba nabeshe kuza amakuru cyangwa aho naba natukanye cyangwa navuze nabi na makuru nagezaga kubazaba abafana banje cyangwa bazankurikira. Kandi nkure abantu mu rujijo nakoreye ibintu abantu bose baba abanyamurenge abanyarwanda barebye TV abarundi n'abandi bantu tudasangiye ururimi babirebye uko nagaza nkoresha n'abanyakenya mu Biswahili. Aya makuru muyumve. Arangije arabagura baramukinira ndababura abantu barampamagara bite televiziyo wa Yesu ko yahagaze babwira ko abacu baragiye bandika ibinyamakuru biraza kumbaza ndabwira ati ntaco navuga ntaco nzi barandaye baragiye nabo barabahamagaye bari indimi mwarababonye ngo urumva ngo ikinyamakuru ni icacu ngo aremera ko tugisangiye ntibigeze baza kumbwira ati yewe wakitwimye noneho gatangana n'ukuntu bari kuvuga ngo ikinyamakuru ni icabo kandi gihari gikora kiri active ahubwo ari bo batari active. Abantu bambwe ngo dushora imanza ndavuga sinshora imanza ku kintu cyanje bigeraho turimpamagara umwe wari umu editor n'umukameraman turicaranye angarura ibikoresho bimwe ibindi ngo byaramenetse ibindi ngo byaribwe ibindi sijuyi namwe murabyumva nagombesha arahari n'umuvandimwe amafaranga ari kuri account bambwiye ngo mara kuko je muri account yo kuri YouTube barakuyeho barayariye ngo n'uyu wakuyeho ngo n'uyu wambwiye bararya baratwara ndacicika abantu tikereye indi cyangwa reba ndagerageza kwinjira muri systeme ya channel sindahagera ndaza kubabwira baragiyo bakina ibyo bakinye barabaye muri iyo company buce numva ngo barashwanye ibyo zonti binandeba bagiye bakereye indi groupe yabo ko ari babandi natoje nayo sinzi niba igihari cyangwa niba idahari ibyo ni ibyabo n'ubuzima bwabo ariko ikintu cyambabaje si cyo ngico n'umwana wabyaye azashaka akagenda mu bandi bantu umuhungu wabyaye azashaka akajya kwibana cyangwa agapfa akagusiga kanswe abantu twahuye turi bakuru gusa uburyo bwagiyemo nibwo nenga ntago bagiye nk'abantu twatangizanye bansezere cyangwa bagende mu buryo bwiza. Imana ibabare bavandimwe nubwo mbivugiye hano ariko byari ngombwa ko mbabwira abandi bantu 12,000 bantegereje barambura bakunze cyano nakereye barayibura niyo mpamvu ngarutse mbabwira abo bantu ndabizi ko bazagaruka ndetse n'abandi benshi. Ibintu biratuye bukeye mbwiye manager ati ngarurira cyano yanje ayikuyeho uwari umu cameraman akaba nu uploadinga amukuyeho arambwira ati turabivuganye twakoze inama turi batatu namwe ati mwaragiye mwarampe mu kibindi ntitubivuga so va kuri channel yanje ungarurire channel kuko nane namushizeho kugira ngo ajya ya uploadinga no gukurikira nyine TV. Arangije avamo rwose tumukuraho none uyu manager arambwira ngo reka logging out njyewe ninjire logging in ariko kubera ko ari we watengeneje urumva twamuhaye channel kera tukitangiza itaraba monetize cyangwa se itaratangira guhembwa itaragira ibyo bita ama AdSense nibiki aba YouTubers bo barabyumva ama AdSense nibiki byose ibintu byose akaba ari we wabihinduye ku matelefone yarabihindura ku ma laptop ye account urumva ya banke account ya YouTube niyo wabiroginga yini akabihindura uko ashaka ajya ambwira ngo amaze kuroginga out ngo ndoginge in ngo yabuze email noneho hari cyo bajya bita ngo ni hari cyo bazabita ngo ni
ntuza gatoya murambabarira recovery reka no kwishaka hari icyo bita recovery message iyo itaje kuri email wibagiwe ngo yibagiwe password ya email ngo ntako yari kuroginga email kandi yaroginze out ngo noneho ngo ntabone uko accessinga email bagombaga kumuha iyo bita iyo narimvuze bita ndakwibagirwa gize iminsi ndakoresha YouTube recovery message mbese recovery no ku ma email asanzwe turayigira iyo ufite email yawe barakubwira ngo zana indi email igihe wibagiwe password bazoza bakoherezaho cyangwa code bakakohereza code kugira bamenye ko ari wowe ngo noneho iyo recovery yari telefone ye ngo kandi iyo telefone ye ngo niba barayitaye niba barayifunze bayiha undi muntu iyo muhamagaye ngo nayo ngo aratekereza ko iyo recovery message baza bayiha uriya muntu wundi watwaye iyo nimero ye koko hano muri Amerika iyo nimero itakaye cyangwa utinze kuyishyura barayifunga bakayiha undi muntu so uwo muntu ngo azamuhamagara ngo ntamufate je ndamubwira genda uhamagare YouTube aho niho ruzingiye ndababwira amakuru ubabwira ikibazo cyabaye ngo dore akampamagara naho ndiziramo kagenda nari kumwe n'umugabo iwe ndamuvuga mu izina w'inshuti yanjye witwa Jire akaba ushire ni bajire benshi ibyo ari byo byose ntago mushize ku karubanda kandi nta kibazo yakoze ntago ndi kumuvuga nabi Jire ni umutekinisiye cyane ni umu IT arabikora arambwira ati dore hano urabona email baduha message ngo iyi code yo kwinjira muri YouTube imaze icumweru ihinduwe kandi igihe twaganira yinjizamo hari yashize nk'ukwezi cyangwa nk'amezi 3 niba ntibeshe kubera iki ntuzihinduka nyuma ako kanya iwe yinjiyemo kugira ngo ayihindure n'igihe yampaye password yampaye agace yarafotoye arakropinga kabona inyuguti hari nk'inyuguti ibura hari akantu ka exclamation ntuza bayita point d'exclamation kare akantu kaba kameze nk'agatangaro ariko inyuma nkabona hari hagomba kuba nk'ibindi bintu ibyo bintu bikancanga ndamugoragoza umwaka wa mbere ndamugoragoza umwaka wa kabiri nanga guheba numva ndazinuka ndavuga ngo sinzofungura ikindi kintu funga ibintu bindi mu mutwe nagombaga gukina nigeze gukinaho n'indi filime nibuke ko nta uploadinga kuri televiziyo wa Yesu ndayifatanye Abdara nayo uploadinzeho ibice bikeya murayibuka nambaye imyenda ndi guhinga babwira ngo ngiye televiziyo wa Yesu ndacyayitegereje nza uploading iyi movie hanyuma ngeraho ndanubwa pe nuko rero iyi myaka igeze uyu mwaka ugeze Imana ingirira neza iranterura ndatekereza ko uyu muntu yagiraga ngo sinzogera muri Amerika niko ntekereza Imana ibabare kumutekereza kandi yanyeretse ibyishimo arananyegereza ariko ndababwira ikindi kintu yaje kunkorera ejo bundi cyatumye nza no gufungura iyi channel yindi no kugira ngo mbivuge nari narabicecetse ndavuga reka mubabarire bitwikira ariko ejo bundi noneho ndavuga ngo no ngomba kubishira hanze kuko narabembereje naringenze namweretse ubuvandimwe ariko anyereka ubuhemu Imana igiritya ntawe uzizira z'Imana ntago nirata ngo ndi muri Amerika kuko si mu ijuru kandi nahaje ndushe nahaje nabisaba Imana ntago nahaje ko mfite amafaranga menshi cyangwa ndusha abandi kandi naho ni mwisi barahamba bagahamba n'imbwa habimbwa n'abarozi hakaba abagabo n'imfura gusa nyine afite uko ari heza kurushaho twari turi ariko sibyo zonantera na prestige yo kuza kuvugira ku kinyamakuru n'ubundi no muri Kenya n'ahandi nagombaga kuba wenda isaha nki cyangwa umwanya kuko nagombaga gufungura indi channel sizi nibiki kiganiro kitabaye kirekire nagicumbikira ncumbikiye ahantu ngeze hano muri Amerika ari byo byicano nyuma nabwo y'amezi 6 maze kubonana na manager inshuro 3 iya gatatu yo twarararanye twabanye mu nzu iminsi nk'ibiri
aho ngaho niho ruzinge, niho nzababwira, ariko nabatangarije impamvu yo gufungura n'impamvu yo kuvuga aya magambo ntari nayavuze imyaka 3 irashize. Mumbabarire mukurikira ikiganiro kugira ngo ejo sinovuga ngo abantu bose bankunde, kandi sinovuga ngo abantu bose banyange. Uwumva ukuri azakumva, kandi uwumva ibihangano nkora cyangwa se entertainment nkora imunyura anayikunze. Ntabwo yandikiwe bariya twakinanye nabo bafite iyo bari gukina, muzabakurikire pe. Nanjye mfite ibindi ngiye gukora, kandi wenda Imana yabikoze kugira ngo ngira abandi nzamura cyangwa ngira abandi nkorana. N'ubu ngubu sinzi niba wazuminga, mfite itangazo, mfite movie, sinzi niba no kubivuga nabivuga, ariko mfite projet na Chris Iwacu Film iri hafi ahangaha tugiye gukorana. Mfite comedy show, live comedy nzaza nkorera kuri iki platform cyanje cyitwa Turino. Mfite movie kaze mbereke sa magambo nakinye yashutinzwe n'ubundi na Chris, twayikineye muri Arizona. Mfite movie ngiye gukinira hano Iowa, natanze itangazo kora na flyer y'abantu bafite iyo mpano, kandi narababonye benshi Imana ibahumugisha bashaka kwiyandikisha. Hari n'agatarera twakoze, murambabarira navuze cyane, musore niwe wankoreye aka flyer. Urabona nubwo kakiriho logo ya Terezia wa Yesu, ariko Rabani agiye kunkorera uyu munsi, arankorera logo ya Turino Rabani. Twebwe aba YouTubers ntabwo twikorera byose, dutanga akazi. Rabani akakoreka, undi nawe agakoraka, ibintu bikagenda neza. Sinzi niba wakabonye, iri ni itangazo rihamagarira abanyamuhana muraho baturage ba Iowa n'abandi bo mu zindi nkengero biyumvamo gukina movie. Hari abamaze kwiyandikisha. Murabona yuko ibyo mpambabwira bifite fact kandi biri kwiherezo ryo gutangira, ni iherezo ryo kurangira kwa Terezia wa Yesu n'abagambanyi, ariko n'itangiriro ryiza ryo kubereka abandi bantu beza nanone tuzakinana. Kandi igiti cyagukoze mu jisho rimwe ntago cyagukoramo kabiri. Mfite ibyo nize muri uru rugendo rubi, urugendo rwaranze mekonta yanjye n'abafana banjye, rumbikamo ibintu nagombaga kuba naha abantu. Impano yanjye irafungiranwa. Nza numva muri Bibiliya niho havuga ngo umugabo umwe ngo niwe wavuze ngo iyo yumvishije umwuka wakawukingirana agacece kakiyumanganya ngo bimeze nko gukingirana umuriro mu magufwa ye. Naje rero ntari muri ibi, wambureminga wankunda utankunda ni ibyanje, naravuze ngo nzopfa mbikora. Bamwe bazambye ngo wabaye umugabo, yego nabaye umugabo, ariko ibyo nakoraga nta nubwo ari ubwana bwabinkoreshaga. Ndi umugabo w'urugo, ndi umugabo w'abagabo, ndi umugabo w'ubwoko, ariko kandi sinzareka gukina movie. Naravuze ngo nzokina kugeza uruhara rugeza aha, cyangwa ndagasaza gafite akabanda, niho nzoryohera movie. Rero ibyo bintu kubikingirana no kunsubiza inyuma, dore ngiye gutangira azero. Umuntu akakugirira nabi ubugome bungana gutya, nzababwira icyabimuteye. Uyu manager nta mutima mubi cyane afite, ariko ni umufatanyabikorwa w'aba bandi bangambaniye bakanta kwa wanja reka mbirekera. Mu by'ukuri aho niho ngarukiye. Ubutaha nzabagezaho ikindi gice, mbabwire icyabaye hano muri Amerika nyuma y'ibiganiro bitatu. Hari n'amafoto mwabonye ngira ngo yagaruye umutima cyangwa aragira gute. Nzababwira n'amagambo yambwiye, mfite n'amarikodi namufashe muri rikoda yanjye, n'umukere n'amajwi, kandi nawe nakenera kuza kunyomoza cyangwa se kwisobanura niwe, ariko sinaje hano kumubeshera. Ni umuvandimwe, afite abavandimwe b'inshuti zanjye, afite abo bavukana b'inshuti zanjye, nawe hari n'aho tuvukana ndetse n'umuryango wiwe. Ariko icyo yakoze nagize ngo azicuza. Nzababwira final icyo yankoreye, biri hafi gutungana. Ndabararikira rero kuzakora share, subscribe n'ibindi nka bya bindi mwahoraga mukora. Ntago ndi kwirukankira ngo amafaranga ngo ya YouTube ni meza naza nkuko nandi yaje, nkuko nabitangiye ntazi ko bibamo amafaranga n'ibindi nibiza ni sawa. Ariko icyo nshaka ni ukugira ngo ngire ikinyamakuru cyangwa ngire ahantu nzoza nshira ibihangano byanje, kugira ngo bikomeze binezeza abantu, kugira ngo nkomeze mbere abantu ibyishimo, kugira ngo ibintu bisetsa byanje
timukaza mubishakira hariya na hariya na hariya ngire platform yanje. Ndabakunda, ndabemera, kandi Imana ibafashe, naje Imana imfashe. Ibyo urimo urashobora kuba wabaye uyu munsi n'ikiganiro kugitegera utabyishimiye, ariko Imana ikugire neza ikwegere. Urashobora kuba waburaye, urashobora kuba utari muri situation nziza. Ndabizi ko ubwoko bwacu turi mu bihe bibi. N'ubu mbaye mvuga hari abavandimwe barimo n'umuvandimwe wanje bafunze ahafungiriye, ariko Imana irahari. Hari abandi bari gufusha, Imana ibihanganishe. Ariko kandi tutaendelea nubwo bizagenda gutyo, tuzokomeza n'ubundi buzima busanzwe. Murakoze, ciao ciao kuri Turino TV, kora share, kandi ndabakunda. Murakoze.